ashobora kuvuga ati ni inkorabusa, ashobora kuvuga ati n'ubundi ibyo yari afite yari ari ikuzimu niho yabikuye. Mbese menya ngo kugira ngo ubane neza n'Imana yawe ni uko wima amatwi abo bose bakuvuga, buri wese akavuga wowe ugakora. Kristo Yezu akuzwe. Amagambo ntabwo ari meza, ariko ibikorwa ni byo bya mbere. Iyo wakoze bibabaza benshi, iyo wakoze birya benshi. Niyo mpamvu rero utazananirwa kuvugwa, kuko wimye amatwi abo bose. Kristo Yezu akuzwe. Ibaze rero ngo ese bankundira iki? Ese bankundira ko ndi umusitari uzwi? Ese bankundira ko ndi umukire uzwi? Ese bankundira ko ndi umukene? Ese bankundira ko ndi umuntu upfusha ubusa ibyo mfite nkabibagabira? Ese ndi umuntu udatanga? Ubanze wibaze ngo ese banyangira iki? Nusanga rero ntawe ukuvuga, wibaze ngo ese kuki bavuga abandi njyewe ntibamvuge? Ese impamvu ki abandi bahora mu kanwa kabo njye simpore mu kanwa kabo? Kristo Yezu akuzwe. Ushobora kwibaza nanone ngo ese noneho niba bankundira iki? Noneho ukibaza ngo none se niba ntavugwa ubwo